ubwo azaza azatubwira byose. Yesu aramubwira ati, ninjye tuvugana. Ninjye tugira muvuge ngo niwe, muvuge ngo niwe. Gaturebe umusaruro uvuyemo kuba bavuganye. 39 haravuze ngo nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu kuko bumvise, namwe niho muri se, kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati, yambwiye ibyo nakoze byose. Nuko Abasamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo. Agire gute? Agire gute? Tugumane mwami, haleluya. Dusubiremo rimwe. Hasigaye rimwe. Mwami, haleluya. Baramusaba ngo agumane. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 ku murongo wa 19 haravuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iturutse hehe? Iturutse ku mwami Imana. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 8:14, 8:14, Abaroma 8:14 haravuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Tuvuge ngo amen. Abari maso, haleluya. Ndashimira Imana ko nongeye kugaruka hano mu Biryogo. Ahangaha twahagiriye umugisha, niyo mpamvu tugenda tukagaruka. Twahabaye mu bitaramo by'abaririmbyi, twahabaye muri Pasika, tuhaba muri Noheli, tuhaba no muri Pentecote. Haleluya, haleluya. Yosefu asobanura inzozi za Farawo, yaramubwiye ngo ibintu warose ntiwabirose bikongera bikagaruka. Aravuga ati, aramubwira ngo impamvu byagarutse nuko bikomejwe n'Uwiteka. Impamvu byagarutse nuko bikomejwe n'Uwiteka. Inzozi urose ukongera ukazirota, haba hari icyo Imana ishaka kuvuga. Umushitsi ugiye akongera akagaruka, Imana ibi ifitemo uruhare. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo yaraje. Yagize gute? Topic tugiye kuganira ivuga ngo iki? Mwikwicara nk'abamutegereje, ndavuga umwuka wera. Ahubwo yagize gute? Yaraje. Yego nyine ashobora kuba atarakugeraho, ariko ntariyo kandi ntari kuri wowe. Ubwo urumva ari hagati yawe. Kera twe tuvuka mu misozi ahantu mu nsisiro, watumaga umwana nkira hakurya igikondo kwa nyogokuru, ukamutegeka ngo uti kandi ugereyo ubaye aka kantu uhita ugaruka. Umwana akagenda, ukareba wakurikiza yo kugenda no kugaruka, wabona atinze, ugahamagara uti yewe, ati yego, uwo mwana aracyaraho. Bagasubiza ngo yaje, none ko ataragera aha. Ubwo akaba ari hagati. Ntago murokonyumva ndabihorera. Akaba ari hehe? Ntariyo kandi ntari. Ubu tuvugana
inkuru ishimishije, umwuka wera ntari mu ijuru, yaraje. nimudafashwa ndifashe. Umwuka wera ntari mu ijuru, mu ijuru baramwohereje kera, hashize imyaka n'imyaka yaraje, ahubwo turi kwibaza ukuntu kimutegereje. Yaraje. Niwe washoboje abakene kubaka urusengero nk'uru rwiza kandi badafite bo ama etaje. Uru rusengero mubona uretse umwuka wera wafashije abantu bagubatse harimo n'abari bambaye bodaboda, ariko kubera umwuka wera yari yarabagezeho. Umwuka wera, umuririmbyi yaravuze ngo iyaje akangeraho sinshobora gusigara meze ukundi. Reka hari ibintu nshaka gufatanya namwe muri uyu mugoroba, kwamagana kugira gute ibintu byo kuririmba umwuka mu kanwa. Nta cyicaro afite mu mutima, umwuka wo mu kanwa ntacyo umaze. Umwuka agomba kuba muri twe ndani. Umwuka wo mu kanwa isi gukubita urushi ukawucira, ariko umwuka iyo arimo ndani ahita atanga komande ingingo zose. Afata vora akaba ari ugira gute, ndetse ubwenge n'umu bikorera umwami. Kubera umwuka wera iyo ari uri muri ofisi niwe utanga komande. Iyo umwuka ayoboye agusangaga mu cyumba uri kwambara, agahita akubwira ati iyo jipo ni iy'umupantekote, gahita uvuga uti kwari keza siko kampenze. Umwuka ati kuramo niba ari inju uyoboye. Niba ari inju uyoboye gira gute, vana pu, uzareba umwana uyiha ukavuga utari ko umwuka wambaye vanamo pu ngihagaza, ugahita uyimanura. Umwuka ati izi zose wabuze iyo wambara ku buryo wambaye mini, uzi uricara ute. Umwuka gukuramo umwenda akakwambika undi. Iyo ari ugize gute, ko mutari kwikiriza, iyo ari ugize gute, uyoboye. Araza ati iryo ni igisiga cyangwa ko habaye nk'ipusi, ukavuga ati nawe mwuka wera kujya naho uharabika ubu ndi ipusi. Umwuka ati uranyura he, ubwo uravuga ko ngurimo, reka cetse nugende wenyine nje ngasigara. Yo gahita uvuga uti mwuka aho kugira usigare mbwira uko nisiga. Umwuka atongera uhanagure hano. Umwuka we muvuge ngo iyo ayoboye, iyo umwuka ayoboye agusohora mu nzu uri smart. Ahita bavuga bati yaramufeta, yaramufite umwuka. Bakavuga ngo umwana w'Imana agize gute, aratambutse. Abayoborwa n'umwuka. Ndashaka kubabaza, aho kugira ngo utitire wuzure umwuka kandi utemera ko kuyobora, no kugira kuyobore udatitira, wagira iyihe serivisi? Wagira iyihe? Umugani wa mwana ati umwuka wera na malaria byose biratitiza.
twamenye zibi, twamenye ibititiza abantu ari ibikisi. Turashaka kumenya abayoborwa nawe, kuko iyo ayoboye niho hagaragara ibikorwa. Kandi ntibazababeshe, ntago umwuka ari ugutitira n'indi. Ibi byagusha ntago yari wo mwuka, izi bazita santima. Mumenya ko umuntu afite umwuka iyo agize icyo akora. Ntakuvuga ute ntoreba umuntu ufite umwuka, kugira ngo tumenye umunyamwuka, ejo mudatitira mukatuvunira intebe. Ngo icyo nicyo kimenyetso. Ikimenyetso cy'umunyamwuka ni igikorwa. Ni igiki? Ntabwo umwuka ari amagambo, ntabwo umwuka. Hari icyo bita umuriri, umuki, hakaba n'icyo bita umuyaga, hakaba n'icyo bita rero igikorwa. Igiki? Hakaboneka n'icyo bita indimi. Nuko umuriri uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira mu nzu bari bicayemo, bose buzuzwa umwuka wera. Petero umwe wihakanaga Yesu arababwira yuzuye umwuka, byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri ko bizaba mu minsi y'imperuka. Igikorwa, hari umwuka wera, hakaba n'umuriri umeze nk'umuyaga. Reka mbabwire, ubu mu Rwanda hose, mu madini yose n'amatorero bya gikristo, nta yindi siroga, ni umwuka. Abantu bakamejeje amatente, ubu yaharenganiye, amabafure ari kuvuga ati ko turi kuvuga buri munsi habaye iki. Ubu amabafure ari kuvuga ati bari kuducomeka buri nimugoroba, kuko ntibaducomekaga ku cyumweru gusa. Ubu amabafure ari kubaza Mekiseri ati nawe si bari bagucometse? Mikrofone ati twebwe twese nta n'umwe wari wasigaye. Mbese ibintu byakomeye. Amakaroti uzi ko batunyukanyutse buri munsi. Ibintu byose biri kubazanye byabaye. Igisubizo ariko baragahita basubiza ngo nta muzi ko turi mu minsi 10 ya Pentecote. Ngo iminsi gahe? Ati mwebwe murindire mwihangane ku cyumweru hagere ntibazapfa kongera kugaruka vuba. Ntabwo bazapfa kongera kugaruka vuba, nabo bari mu season. Ubu rero ukuntu abantu bahuruye bagize gute, bakamejeje ku cyumweru hono no muzamuni muri sitade ya Yerika. Ibintu mbese umungani w'abahungu azaba hahi. Ubu amakorari yakamejeje ari kudodesha ibitambaro, ibintu byakomeye, iniforume nshasha. Bari kuvuga batabacuranze, nyabuna muze mucurange turebe ko muzabigenza, turebe ko tuzahanyura neza. Ariko ni mugoroba, buri muntu wese azasubira mu cye gikonoshwa, ukagira ngo akamaro k'umwuka kararangiye. Ntabwo umwuka wera ugira season. Umwuka wera ni igikorwa gihoraho, ukwiriye kugumaho. Mwanyumva mwuka byara, umwuka wera akwiriye kugumana natwe. Mu yandi magambo, umwuka wera ni isuka ihinga ahakomeye, ahagize gute, ahantu bakeka ko hananiranye, hari amabuye, hari umushike, hari izindi suka zananiwe. Isuka yitwa umwuka we, irahakubita ikinjira, ikabomora, ikamena. Mwuka we, ibaza umwuka we ufata umugabo uhembwa miliyoni agahita munywesha igikoma, avuga ati ntuzongere ujye ugisangira n'abana na madamu.
umuntu akaba afite hoho cya gikamyo kinini cy'umutuku kiverisi 200 ku munsi, ariko ukabona ari guhuha ku gikombe ngo akavuga ati muri teremusi harimo kandi madamu. Umugabo akanywa igikoma atagwaye, muvuge ngo kubera umwuka. Nta yandi masomo ushobora kubona watera umugabo ngo anywe ifi ivanze, uburo, soya, amasaka, ingano. Umugabo agira gute? Noneho hari ibintu mutazi. Ibaze boss anywa igikoma zamu anywe mitsingi yahembwe. Zamu umupagani anywa mitsingi ati boss ati muyambi nyote nanyishe ku kabari batazimara. Zamu dakijijwe urara ku ikarito, arayakusanya akayahembegwa rimwe akaja kuyikuraho igipfuko, avuga ati bimwe nyimwe mu kwezi ariko ari nje yikuriraho igipapuro. Mugihe boss we ufite amangazini utahana amafaranga muri envelope akavuga ati nsukiramo agakoma, ati sukama. Umwana akaza ati wansukiramo papa, ati dusangire muri mirongo mutasi. Kubera umwuka, kubera umwuka. Mugabo akanywa igikoma n'ukuri kw'Imana, afite ifaranga muri beka ririmo, nta kindi cyakora ibyo. Umugabo akaba umugore, akaba umugabo w'umugore umwe n'abagore bari hanze, muvuge ngo kubera umwuka. Ako ndi kubabwira akamaro k'umwuka. Erega yaraje. Ibi bikorwa byose nubona bitakubaho umenye ko ari hagati y'ijuru naho uri, ariko yaraje. Yaraje. Wikomeza kumutegereza. Yaraje. Ntago umwuka wera azava mu ijuru ejo muri kuri 19. Ntago umwuka wera azava mu ijuru iri joro, doraraha hafi. Ndaje nkubwira ikintu gituma atarakugeraho kugira ngo nawe uhite ugikora gire gute hasi. Sicuzi cyatumye bantumira. Uzi ngo umushitsi apfaga kuza. Umwuka wera abantu batamufite bibaza ukuntu tubayeho bakabibura. Arakwitegereza ati mbega nshizirungu utariko simwewe mubayeho muti gute? Ati ubwo si ubayeho gucuguza nta kandi gashuti ufite iruhande? Uti kiki? Ati kakadamu. Agaki? Kakadamu kumutemberana. Naho wanje ego. Ati gusa uwo mubyarana nta niwe mutemberana? Uti ukazabivamo. Ati njemba mfite uwo mu rugo nkagira n'uwo mu biro mu kazi, nkamufite Musanze nkamugira ni Muhanga, ahantu hose ngiye musangayo. Ubushatse kuvuga ko umuntu ari umwe gusa. Uzi mubishobora mute? Kubera umwuka. Umwuka wera afite akazi. Yesu rero yitegereje ageze ku isi, yamaze imyaka 30 ataratangira umurimo w'Imana. Niko itegeko ry'Abayuda ryavugaga. Arangije 30 ahita aza kubatizwa. Aje kugira gute? Asanga Yohana kuri Yorodani. Mungurikirane ntabwo ndatinda. Asanze Yohana kuri Yorodani. Abwira Yohana ati batiza. Yohana ati ntabwo ndabatiza bosi waje. Yesu ati bikore dusoze gukiranuka. Ako kanya Yohana aramubatiza. Yesu amaze kunamuka avuye muri Yorodani, umwuka wera ahita ava mu ijuru aramumanukira. Asa n'iki? N'inuma imugwa he. Yohana ahita avuga ati yo, ngo ijwi rihita rivugira mu ijuru ngo nguyu umwana wanje nkunda nkamwishimira. Nguyu
nahoze nsoma amakuru y'iyi numa, ndavuga nti Imana ica abantu bazize ndakibonye. Inuma ndayisomye, nyisomye mu Itangiriro mu gice cya 7, ukuntu Nowa ari mu nkuge, isi ari umwuzure, ngo yashatse kumenya amakuru yo hanze. Hashize iminsi 7 ngo yohereza igikona, igiki akingura idirisha kinyuramo, ngo acyohereje igikona, ngo kiramanuka kigeze muri Nyabugogo kiti ye kiti nuriya si nawe ndamujya. Kirareba kiti nuriya ntiyanshika, kirareba kiti nuriya ntiyanshika, kizamuka Nyamirambo kiti barahariwe, ngo kirajarajara, ngo kigira gute kikava kwa Rando kikamanuka Karuruma, kikava Karuruma kikaba gitambikanye mu Gatsata kiti nibo gusa, ngo kirira imirambo gusa. Kaje kivuga kiti n'uyu ndamujya, n'uyu ndamujya, kikabona burije sindasubira mu nkuge, n'uyu ndamujya, ngo kirajarajara nticagaruka, ngo kijya imirambo gusa, kirirwa mu bapfu, ticasubira mu nkuge, n'ubundi kiragaruka. Ngo nabonye hasize iminsi 7, aravuga ati iki kinyagwa kirantengushe. Kigize gute? Dufite ibintu biba byaratengushe boss. Aravuga ati iki kirantengushe, atariko kanohereze inuma. Ngo abayohereje inuma. Inuma rero niyo yashushanyaga umwuka we. Inuma ngo iragenda. Inuma rero ni insirimu, mbega umwuka ngo araba umusirimu we. Inuma ngo iragenda, igeze hejuru n'amababa yayo, ngo ibibonye imirambo, ibona ibyondo, ihina amaguru iti bunakandagira he. Reka nta makuru nabona uko ntanga, reka have epu. Ibi ni ibintu se. Ngo inuma ntiyarusha ikoza amaguru hasi, amaguru ibura he yakoza kubera umwanda, amababi ibona itagira aho yakoza, hita yisubirira mu nkuge. Ngo ntiyaje mu nkuge kuko yari ibonye ko Nowa yayohereje ishakamo, ngo ihita yihagararira ku muryango, ntirimo kandi yo. Ko mutanyumva? Ko mutanyumva? Ntirimo, ntiriyo. Ngiki gituma umutegereza ntumubone kandi atariyo. Araza akabura hagira gute? Je nakoza amaguru muri aya matiku, umuntu aragira inzangano zingana gutya ngo ngiye mu nakandagira he muri we. Aranga inuma ntishobora kumanuka, ngo ihagarara ku idirisha. Nawe yagiye gukebuka akaguca ati ati inuma yaje kuri hano. Inuma iti none ko nagezeho ngasanga ntaho gukandagira hahari, nje si haranahaba, erega ndasirimutse njewe. Nowa ngo ahita yifata, ahita yigarura yishira mu nkuge. Aravuga ati bera ahangaha. Asize indi minsi 7 arongeragira gute? Ngo ibiraje, ngo isanga noneho amazi yatangiye gukama, ngo ibyatsi byatangiye kumera. Noneho ngo ibona hwigwa, ngo igwa ku ishami ry'igiti. Ishami ry'iki? Ishami ry'iki? Ayowe, Yesu yaravuze ngo ni igiti, twe turi iki? Turamasha. Hari gurumva kwiguye kuri wowe ku mutwe, hariko wayakira tugasenga wenda ukayitahana. Igwa ku ishami ry'igiti, niwe higuyeho nona. Ngo ikimara kugwaho, ngo ibiciye akababi, iciye agaki cy'iryo shami. Iravuga iti kantanga amakuru nsigoye ndare mvuze ko utagisiba amateraniro. Ngo ibijanye akababi mu nkuge, kandi Nowa yashushanyaga Imana. Haleluya. Ngo ibizanye babi ry'umunzenze. Nowa ngo akibona ibabi, ngo ahita yakira raporo y'umwuka wera.
vuga ati iki ni ikimenyetso ko mu Biryogo bateranye. Kandi nkurikije aya makuru mbonye na Ntuza yari ahari. Nkurikije aya makuru mbonye na Ntuza yaragize gute? Ifate neza umwuka ari gukamera kandi umwuka aratanga raporo. Ikintu ngundira umwuka nta mukizi. Ntago umwuka atanga raporo muri ADPR. Reka wa akomereza ko ntago umwuka atanga raporo mu bashinzwe umutekano. Umwuka wera atanga raporo ku muremyi, ku munki. Niyo mpamvu mubona abantu benshi bakwibeshaho batazi kufite imibyizi ku muremyi. Wowe ujure ku mwuka gutangire raporo nziza, abakuvuga nabi bazategereza kubaho nabi babibure, kuko imico yarazamutse igera ku Mana. None se kugira ngo uze hano wazanywe n'abadaso? Tiwaje wizanye se? Uwo mutima rero umwuka yawe nezererewe. Aravuga ati nukuri mu kazi kenshi abafite yabonyemo isaha imwe yo kuba mu rusengero, umwuka ahita vivura. Iyo ni imibyizi. Yesu ahita atangira akazi, tangira umurimo. Yohana ahita asoza ibyo yari arimo. Yesu ngo abatangiye gukora. Ahantu hose hari ikibazo mu gihugu cya Isirayeli, Yesu yari afite misiyo yo kuzacurukura ibintu bicuritse, yo kuzakosora ibintu by'amakosa. Isirayeli ngo yari ifite ikibazo gikomeye nk'iki isi ya none ifite. Isi ya none igize gute? Hari umuhungu werutse kuririmba ngo isi ya none ikeneye amasengesho yabera. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura we. Dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara ba. Muhuze ibiganza twumve. Ai dufite Imana we itabara bayo, iyo dusenze. Ai dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze. Ai dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze. Ai bose barabizi Imana itabara. Aiwe ariko Mana, ai dufite Imana itabara ba. Iyo dusenze iratwumva. Imana iyo dusenze irabikora. Turi mu mwuka iyo dusenze iratwumva. Ai iyo dusenze iratwumva. Narabibonye iyo dusenze iratwumva. Nawe warayisenze irakumva. Haleluya. Hari ikibazo gikomeye mu gihugu cya Isirayeli
kimaze igihe kirekire kimeze nk'ikibuhumuro na bumanzi, kugera ku rwego Shema ab'umugabo wa Batamuriza, umwe ari umunyabuhumuro undi ari uwahe, bagahita babyarana umwana bagahita bamwita umuhuza kugira ngo abahuze bombi. Ariko nyirakuru w'umuhuza akaba afite amahane witwa Zanika. Ibaze ko tugira abantu bicara mu rusengero bameze nkande, ujya avuga ati sinzibagirwa igihe yanyangaga, ubwo yanyandagaga mu bandi, nararakaye nuzura umujinya, azabiwe nanjye nzaja mbiwanje. Ariko tunyukira amakaro adufatiye mikrofone ari kuvugira ariko bari ikibazo uti si kuko nguyu ibaze. Murabona isi ya none idakeneye amasengesho. Ati njyewe azabiwe nzabiwanje, abyara umwana mbyara umurozi, abyara inkoko mbyara agaca, nzamwereka ko. Ibaza wundi avuga ati njyewe ndukanginishe, narambika agakiza ngagukubita ikofi amenyo ukabona hasi. Ngo yarambike iki? Ngo yarambike iki? Mbarizo mwicaranye utubwa aragafite. Oya ari wazarambika arakagira. Ngo yarambika agakiza kamukura iki? Byonyine hayo magambo avuye nta gakiza kahasigaye. Ngo yango ndukanginishe ngo twebwe iwacu ngo tuvoma hafi, abandi bose bafite umugezi he. Ngo wabo bavoma he? Ebaze iwabo aracyaje iwabo. Kuva igihe Pawulo yabivugiye yaravuze ngo umuntu yari muri Kristo abahindutse cyaremwe, ibya kera babigize gute? Ntabwo abagitekerezwa mu bisekuru bya ryari, none waracyagize gute? Aracyagira umujinya nk'uwa nyina, kandi nyina arapfuye anywa itabi. Kuva igihe yabatirijwe ibaze nta numa yigeze igira gute? Yarabatijwe umubatizo w'amazi, ariko inuma ntiyagira gute? Inuma ije kumugeraho igasanga ni umwanda, apfuye kavuga ati uyu mujinya sinawugwaho. Inuma ntiyagwa hasi hakiri umwuzure, inuma ntiyakugwaho. Iki kibazo cyari muri iki gihugu cyari cyarahereye kera, kuva ku bwa Salomo. Ku bwande? Ku bwa Salomo. Salomo amaze kugandira Uwiteka yahise agabanya ubwami mo kabiri. Imiryango 12 y'Abisirayeli Imana ihita ifata imiryango 10 iyihereza Yerobowamu, isigarana imiryango 2, uwa Yuda n'uwa Benjamini, ibihereza Yerobowamu umwana wa Salomo. Mwene Salomo iramubwira iti mwebwe muzaguma muri kapitali muri Yerusalemu. Yerobowamu aravuga ati nanjye iyi miryango 10 ngiye kwijana ahantu nyihererane nyigenza uko nshaka. Ngo ayimanura i Samariya. Ngo ayigejeje i Samariya aravuga ati nzongera kubona umuntu uri kugira byagusha ngo mwumve uko ivuze, azavuga ivuga iyo ariyo. Yerobowamu ngo aragenda abakuramwo Imana nyamana, ababuza gusubira i Yerusalemu. Kandi Salomo yari yarubatse inzu y'Imana, arayisabira ngo izuzure ihigwe, abayigeramo babona umugisha. Ariko arababwira ngo ntimugasubireyo. Hagati ya Samariya hari hagoswe n'imisozi. Ngo akubitayo ibibumbano by'ibigirwamana, aravuga ngo abaha ngaha mujye musengera hariya kuri iriya nka, abaha mujye hariya. Ngo i Samariya baragenda baracupira, ku buryo guhura n'abakobwa b'i Samariya kwambara ubusa. Abasore b'i Samariya murahura Mana yacu, kavuga uti si iyi ni ikabutura ni ipataro, mbese ukabona iri hagati y'ikabutura n'iki
ntibaye ipataro, ntibaye n'ikabutura. Wahura n'abagabo baho, ego uyu si buriya afite umugore, ngo afite n'abana. Uyu si ni umudamu, bati wabona ari umukobwa. Undi ati si ubundi ho urabona ari umukobwa ufatika. Mbese abantu b'i Samariya baracyupira, barangirika kugera ku rwego ngo abari Buyuda nabo, abari Yerusalemu nabo ngo baje gusuhuza ati have utangoraho uri uw'i Samariya, have bo, ngo kugera ku rwego no mu isoko ntawakwinjira mu iduka ry'undi. Abantu baragenda barangana ku buryo atamupepera, kandi bose ari abana b'umugabo umwe. Yesu ngo baravutse rero, abagize gute? Ise aramubwira ati ntuzazamuke udahuje aba bantu, mva umuhuza, ntuzatugereho hano mu ijoro. Shakisha ukundi icyo kibazo wagira gute. Cyo bita umwuka wera akemura ibibazo. Ikintu kizakubwira ko umwuka wera abantu bawuririmba batawufite bahora mu bibazo, abantu bagatitira kandi ibibazo ntibishire, ahubwo bikiyongera. Nababwiye ko umwuka wera wo mu kanwa ntagezweho, umwuka wera n'uwo mu bikorwa. Mureke kumuririmba indirimbo zose mwamuhimbye, indirimbo zose arimo, ibitero na rofure mwamusezetsemo, ibikorwa byanyu nibyo biratwereka ko ariho, ahumeka, afatika, agize gute. Umwuka wera, umwuka wera. Yesu ahita ategura umushinga wo guhuza abatari kuzahura, abari ababiri akabagira umwe kubw'umwuka wera afite. Ngo ababwiye abigishwa ati uyu munsi mfite ahantu ndakorera, tugende twerekeze i Yerusalemu. Yesu rero ukuntu yabihimye, ari Samariya ari na Yerusalemu, yarabahimye hose, ntiyagira aho avukira muri aho hombi. Yesu ntiyavukiye Samariya, ntiyavukiye ni Yerusalemu, abayivukiye hehe? I Nazareti, kugira ngo hatagira abamwita uwabo. Ari afite misiyo ikomeye cyane, afite akazi agomba kuzasoza, akazabona agataha. Abwira abigishwa ati tugenda tuje mu kazi. Bakora urugendo, ngo agiye kugana i Yerusalemu, ngo abyiyumvamo guca i Samariya. Ati ndahinduye, hari ahantu mbonye akaraka. Bati none natwe ntabwo turabahuri, niweho bose. Ngo agiye kugera i Samariya rero, ngo ahita abimenya ko habonye umukiriye, ngo hari umugore umuke, ngo wari indaya kabuhariwe. Wari iki? Indaya yabigize umwuga. Ibaze nawe, indaya yakira abagabo 5 mu ijoro rimwe, ibyo wapfa kubishobora weho? 5 ijoro rimwe. Ngo yari yaratse abagore bo muri iyo karitsiye abagabo, kugeza aho umugore yategerezaga umugabo we ntamubone. Urumva abagabo 5 bose arakirira rimwe. Uwaje saa 2 saa 3 yabaga asohotse, uwinjiye saa 4 saa 5 yabaga agiye, uwinjiye saa 6 saa 7 yabaga agiye, uwa saa 8 saa 9 yabaga agiye, uwa saa 10 niwe abyukaga mu gitondo agenda. Ndakureye abagore batarika abagabo baba bagiye, baraneka babaririza amakuru. Ndati wawe yatashe ajyara, ati nanjye yatashe nakakaye narembye ibiryo byakonye. Batarika abagabo baba bagiye, baraneka basanga baba bari kwa wa mugore. Abagore bakoresha hamwe, bati twakoresha hamwe ryo kumukubita tukamukosora, biriya yigizeze azadutwarira abagabo ntituzamumena. Abandi bati ntimubimubwire, avamo mwaramubwira tujye uri menge muri iyi minsi nutajya imigero uzajya inshi. Tiyarishira hamwe ry'abagore riraha hirya rizaku. Ati kandi ibintu uzabonera kimbwa aboneye ku mugezi. Ati nawe ntahandi bazagukubitirane ku mugezi. Umugore aravuga ati sinzaje ndaza kuvoma igihe muvomera, simuvoma mu gitondo. Ngo ahitamo kujya avoma saa 6.
saa sita abagore rero babaga bibereye mu kazi ahindura isaha yo kuvoma, ariko iyo saha Yesu arayimenya. Yesu azi isaha. Yo, mbega isaha nziza. Ngo uwo mugore yavomaga saa sita z'amanywa, abandi bibereye mu mirimo. Yesu ngo abonye agiye kumugeraho, ahita abwira abigishwa ati igihe twagendaniye mwariye? Bati woya. Baravuga bati ariko Yesu nawe urabizi kuturusha, uzi ko twashonje tukanga kubikubwira. Ngo ahita bayifaranga ati mugende mu kirorero mugura ibiryo. Baravuga bati se nawe tukuzanire? Ati woya nje mfite ibiryo mutazi, mugende, ibiryo byanje ni umurimo. Niko yabasubije, ngiyo ndi mu murimo mba ndi kurya. Haleluya. Ngo baragenda baravuga bati twebwe tuze vuba. Yesu ati nimushake mugaruke nimugoroba. Naho kumbe yaragiye gukora operasiyo. Iyo dogiteri agiye gukora operasiyo yirukana bataravayeri. Avuga ati mugende mutanteza icugaza ibintu nize ngiye kubikora, ndagiye muri operasiyo ikomeye. Iyo abashinwa bagiye kubaka ikiraro birukana abayede. Bavuga ati mwe mukore ku manywa nijoro muhaturekere, murasanga twabirangije mu gitondo. Ibintu Yesu agiye gukora ntabwo byasabaga ko hagira umushungera, nta mustajeri Yesu ashaka. Mugende. Ko bamaze kugenda ngo bateye intambwe, yegera wa mugore ati mugore. Umugore ati yego. Amakuru? Mudamu ati ni buhoro buhoro. Wampa amazi yo kunywa? Mudamu aramubwira ati ariko murajijisha mugakabya, ubu si urakeka ko ntakumenye? Yesu ati wamenye ndi kubera iki ndiki? Ati ubwo zi wakwijijisha no kuvuga wabihindura. Hari umuntu w'Inyagatare wavuga ngo indama. Iyo uvuze indama tumenya ko uvuye kuri Bazirete. Indama. Hari umuntu utera agakoraza ati nduma Yesu nduma, hose ndagenda nduma. Ati nikigaru ndumemo, hose ndagenda nduma. Nduma Yesu nduma, hose ndagenda nduma. Atumbindure, umbindure mana mbigikoresho cyawe. Ukumva umuntu wo mu Ruhango ngo kubindura no kugira ute? Ngo mubindure, kandi abavuga ngo umpindure ugire gute? Umpindure mana mbigikoresho cyawe. Ariko kubera ari uwirahijya mu rugerero, umpindure mana mbigikoresho cyawe. Nubwo tuvuga ururimi rumwe ariko ntiwayobe guvuye muri ririya rembo. Wahita akavuga turi uw'ibugoyi. Uruwa hehe? Wahura n'uwiriya za Ngororero, ati naza natari najya. Ngo natari yagira gute? Ngo ntabwo naza natarajya. Ukavuga uti sinatarajya. Imvugo y'umuntu uhita umenya hagize gute? Aturutse. Yesu rero yaravuze umugore ahita yumva ko aturutse Ibuyuda. Aravuga ati ndakuzi, tunjijishe. Ntaho duhuriye twe namwe. Uri Umuyuda nkaba Umusamariya, mpuriye he nawe kubyo twasangira amazi? Ibyo mudukora turabiyobewe. Ahubwo se ubundi wowe wampa umukono wose wawumpa? Naguhesha amazi iki ko mfite ikivomesho kimwe? Ubu nasomaho nawe ugasomaho? Yesu atari ko wakomeretse birenze. Ubu ko abantu bose ni kimwe, undi ati have byanyu turabizi. Yesu ati yo umudamu atari kuri kuvuga ibiki? Kuri kuvuga ngo yo ngagira ngo ngugire imbabazi. Nta mbabazi ndakugira. Iri riba twarifukuriwe n'umusaza muzehe wacu wa kera, sogokuruza Yakobo niwe fukuye iriba. None ngo amazi yacu tuyabaheho. Ikimenyetso cyuko yavugaga ibintu atazi. Iyo umwuka wera atari mu bantu baba mu bintu batazi. Yavugaga ngo iriba ryafukuwe nande? Ngo none ngo ntabwo Umuyuda yagira gute? Kandi Abayuda bakomoka ku muhungu kuri Yuda. Yuda ni umuhungu wande?
iyo ahantu hatari umwuka wera abavandimwe basubiranamo. Iriba ryafukuwe na Yakobo. Yakobo mu bahungu be harimo Yuda. Yesu ni umuyuda, akomoka mu rubyaro rwa Yakobo. Uwahanuye yaravuze ngo mu rubyaro rwa Yakobo hazakomoka inyenyeri. Hazakomoka iki? Kandi inyenyeri yavugaga ninde? None umugore amwimye iki kubera kutagira umwuka? Yesu aravuga ati ibintu ukoze nawe urihombeje. Umugore ati mpombye ute? Aravuga ngo yibaye waruzi ugusabye amazi uwari we, nawe wamusabye amazi y'ubugingo ukayatahana. Amazi y'iki? Y'ubugingo. Uyagendanye muki? Kundi ari kukubona na gurude, sinkubona ni tanki, ufite amazi y'ubugingo uyakwiye. Yesu ati njyewe ibi ngubwiye nashaka kuguha amazi y'ubugingo. Umudamu ati wansomyaho. Yesu atumva nkubwire sinayaguha wenyine, je kuzana uwo mwashakanye. Fasha zana umugabo wawe mbaha amazi mwembi. Umudamu ati nzana iki? Zana umugabo wawe. Umudamu ati ubwo nazana uwuhe wasaye ngahe? Umaze kubikora kwa itagenda akajiwe ndamenya uwanje ari uwuhe. Nta mugabo arega ngira. Yesu ati nico nashakaga kuvugisha ukuri. Akira, fata umukono. Umudamu ati ukunshimira iki? Ngushimiye kuvugishije ukuri. Nta mugabo ugira kuko na batanu mufitanye rendez-vous ijoro bose nabibano gusa, nabura bawibye nta wawe urimo. Umudamu ati rabi none kuri kumenya ibintu bitaraba uri iki? Yesu ati si ubitekerejeho? Umudamu ati ahubwo hari n'ikindi nibutse. Mu makuru dufite ko Kristo naza ari uzamenya ibitaraba akabibwira abantu. None Kristo uramuzi? Yesu ati niwe muvugana. N'uyu muvuganye uyu mugoroba niwe muvuganye. Bega inkuru ishimisha. Niwe mugize gute? Komanga uwo mwicaranye umugore uti niwe muvuganye iri joro. Niwe muvuganye, niwe uraya kuvugishije, niyo mpamvu uraryama neza. Niwe mugize gute? Muvuganye. Umudamu ati nguko yavuganye na Yesu, kumbi inyota y'ibyaha yagiye ishira. Agoshebe bwabe waje uko Yesu muvuganye. Kwa kundi uvuga uti sinamara iminota 5 ntanywe itabi. Iyo Yesu muvuganye n'umunsi urashira utari nyoye. Iyo Yesu muvuganye kwa kundi irari rigufata ukikinisha. Vugana na Yesu uyu mugoroba urebe kutara no kwezi. Yesu muravugana inyota y'ibyaha ikagira ite? Gashira. Inyota igenda ishira y'ibyaha. Umudamu ngo abahindutse muzima, ngo umudamu impano ziba zitangiye kumufata. Aravuga ati ibi bintu sinabyiherera nakambibwira abo mu bijyogo bose baze barebe. Ngo abazamutse mu mudugudu. Azamuka he? Ngo azamuka aririmba. Agira gute? Abandi bati siri kuririmba hari ndayiririmba ndatumperuka kera. Abwira abandi ati nimureke ndirimbe. Uraname sibisanzwe uwahuye. Kutari kuririmba? Giruca gira igikumwe gucyo. Niba ugifite kigire gucyo. Kiyoye kigire gucyo ariko dutahe dusenge neza. Imundeke ndirimbe. Haleluya. Ubu tugiye gusenga andi tuzayasengeje. Ayiwe. Yego sha. Ahinduka. Shirama akagoma twumve.
nimundeke. Nugera mu rugo bakore kuririmba. Ayiwe. Nimundeke. Ariko mana. Ariko wahuye nawe cyangwa mwarabisikanye? Iryo jambo ugomba kuzaribwira abakorege mwiganye. Iryo jambo ugomba kuribwira abasepu, abasepiye promosiyo yawe. Ujye ubabwira uti ndimwa. Iryo jambo ugomba kuribwira abo mwabanye mu isoko n'abo mwajyanye mu basi mujya kurangura. Mwarimu. Ugomba kuribwira abasore mwiganye. Kababwira uti hahandi mwari munsi. Iyi Pentekote igomba kugusiga ahandi hantu. Uyu mugoroba ugomba kugusiga ahandi hantu. Niyo Pentekote nyayo. Niyo Pentekote itari yo ku munwa. Niyo kugukura aho wari uri ikagusiga. Muhaguruke dusenge, nje sindavuga ibintu byinshi. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesi kandi go mushiremo amashyi twumvise. Nuko Dieko nimundeke. Yego Masenge. Si bisanzwe. Ariko ibyo urabyemera nawe ko wahuye nawe? Nuko mushumba. Umushumba wahuye na Yesu. Nimundeke. Bwira abandi bakobwa. Ahinduka. Mbega inkuru ishimishije we, mbega inkuru ndagatifu we, tera haleluya. Ngiyi inkuru ndagatifu ya Pentekote. Guhura na Mesiya bigize gute? Abantu bose mwahuye bagusize bisanzwe. Damorianse legomerianse manto. Abantu benshi mwahuye basize ari bisanzwe. Ariko huye na Mesiya. Mbega umukobwa ugiye guhura na Mesiya iri joro we. Mbega umusore ugiye guhura na Mesiya iri joro we. Dore umumama uhuye na Mesiya. Dore umugabo uhuye na Mesiya. Guhura na Mesiya bigize gute? Babarira ubyumve. Haleluya. Babarira utega amatwi wumva ijwi rya Mesiya. Kandi ijwi ryawe rindutira kandi ijwi ryawe amatwi wumva Imana ivugane nawe muri uyu mugoroba. Kandi ijwi ryawe kandi ijwi ry'Imana.
iri jwi uri kumva, iryo jwi riri kukuvugisha, nturisuzugure. Iyo uvuganye na Yesu inyota y'ibyaha irashira. Inyota y'ibyaha igira gute? Inyota y'ibyaha irashira. Nta kindi kintu kizamara abantu icyaka cy'ibyaha. Abantu bagira inyota y'ibyaha, bagatega, bagakodesha amamodoka bagiye gukora ibyaha, bagashiramo ayabo mu byaha. Ariko ndashimira Kristo ufite iriba rimara inyota y'ibyaha. Wahuye nawe ahinduka mushawe, wahuye nawe ahinduka mushawe. Dore abakobwa bahindutse basha. Ariko Mana we, Yesu aravuga ati wa mugore we, igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abantu basenga bakwiriye gusengera Data mu mwuka no muke. Kababwira ikibazo, dusenge. Abantu benshi basenga, bamwe bari mu mwuka ugasanga batari mu kuri, abandi bari mu kuri ugasanga batari hehe. Kubona umuntu ufite ibi byangombwa byombi, afite ukuri afite n'umwuka, nimbago. Umuntu aratitira, wamuguza 1000 ntakigusubiza. Undi nawe arakubwira ati twebwe ibintu tubamo birumvikana, ni ibintu bifite umurongo. Wamubwira uti ngaho nsengera wirukana abadayimoni, ati twebwe iyo mpano ntayo tugira. Ati cyo titira nta turivamo. Ukibazo uti tuzabona hehe umuntu uba mu mwuka akaba no mukuri? Ngiki ikintu dukwiriye kubohoza, gushaka muri iyi Pentekote y'uyu mwaka wa 2024. Tugomba kubaho turi mu mwuka kandi turi no mukuri. Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Uyu mugoroba umwuka wera ngutangarije ko yaje. Kuba atarakugeraho araja guhagarara agasanga uri bumanyanga, umwuka wera akisubirirayo. Araza kumanuka agasanga urara wikinisha, akisubirirayo. Araza kumanuka agasanga uriba, twara telefone na charge, akisura ati sinagwa kugisamba. Araza kumanuka yamanuka agasanga urarusambana kwikorana buhanga, akigendera. Araza kumanuka agasanga ufite amatiku n'abaturage, akigendera. Umwuka wera araja kumanuka agasanga nyabona muhagarare nanjye igihe nahereye mpagaze sindimo ferabeto, keretse abantu barwaye. Ese hari umwana n'igiti, ubwo aka kanya iminota 2 urarambiwe. Ngiye mpagaze isaha yose, njyewe se ndi robo, ndi Sofia. Mwana ishimwe kubyumva. Reka dusenge. Nyabuna wikomeza kuririmba umwuka gusa, ntago umwuka bamukanga. Umwuka ni igikorwa. Iyi numa ivuga bikaba yategeka bigakomera, yarayohereje. Iyunge n'Imana, iyi numa ikugwe ku bitugu. Oye no kuri kw'Imana. Mwijuru ahita haturwa ijambo rivuga ngo nguyu umwana waje, gunda nkamwishimira. Petero asobanura iby'umwuka wera. Abayuda bahise bavuga ngo none tugire dute ngo natwe umwuka tuzeho. Ahita avuga ngo mwihane. Mugire gute? Mwihane, ibyaha byanyu bikurweho, kugira ngo guhembuka kuvuye mu ijuru kubona uko kugira gute kuza guturutse ku mwami Imana. Nta kundi kugira ngo umwuka wera kuzeho, kugira ngo ujye ukora ibikorwa bibyawe n'umwuka wera, nuko wihana. Nta kindi gisubizo kiri mu ijambo ry'Imana, ni ukwihana kugira ngo umwuka wera kuzeho kandi agukoreshe. Namara kugukoresha, Pawulo abwira Abaroma 8:14, arababwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Mwihane, muhembuke, umwuka wera ze abayobore. Mana utuyobore. Imana ibaha umugisha. Aya niyo magambo ijuru ryanshizemo ngo nyababwire, kandi bimbabwiye nanjye ndabyibwiye.
ntabwo umwuka wera ari amagambo, ni ibikorwa. Ibikorwa ukora byerekana ko umwuka kurimo, ariko kandi umwuka iyo akurimo ntabwo ukora ibibi, ukora ibyiza. Uwo niwo mwuka wera, niyo suka Imana ihingisha, niyo suka itanga umubyizi mu itorero igakora bikomeye. Kandi umwuka wera akora imirimo ikomeye, niwe wemeza abantu. Imana ibaha umugisha, Imana ibarebe neza, kugira ngo rero utazakomeza kumutegereza kandi yaraje. Impamvu atakugeraho nayikubwiye. Hari umuntu uri kumva wakwiyunga n'Imana uyu mugoroba akavuga ati ndashimira Imana ko naje muri uru rusengero, Imana ikabimbwije ukuri ivugiye mu mukozi wayo, none nkaba ngiye kwiyunga n'Imana, Imana imbabarire. Arahari ngo azamure ikiganza tumwatureho imbabazi z'Imana. Ndagushimye mwami wanjye, ndagushimye papa, ndagushimye ko ushizeho uyu mwanya kandi uyu muntu nawe yaje. Torashawe urahari ngo uzamure ikiganza tugusabire Imana imbabazi. Urahari ngo tukwatureye imbabazi z'Imana, uzirarane uziryamane, were kurara uhagaritse imitima, were kujya urara ibintu biri kunigagura, were kujya urara urota imbwa zikujya, were kujya urara urota usangira n'udukecuru twa kera twapfuye. Icyo ni ikimenyetso kikwereka ko upfuye waje kuzimu. Iyo ni karande y'iwanyu ugifite, ariko umwuka wera naza azaca karanda yirukana. Urahari ngo wiyunge n'Imana tugusabire Imana imbabazi. Jese ko ibi byo kwirirwa mvuga amazina y'ibyaha wakoze ntabyo njyamo, niweho bibabaje, inyungu ni izawe. Iyunge n'Imana ubona amahoro, iyunge n'Imana umwuka wera kuzeho. Niba atari ibyo ntazigera kurambikaho amababa, ntazigera kumanukaho. Uzaje uraza ufasha abandi muri siroga y'umwuka gusa, nurangiza ubura abandi bawufite, ariko nta kindi gisubizo. Jya mukuri ubone uje mu mwuka, kandi iyo hari ukuri umwuka wera ahitaza, ariko hari umwuka wera nta kuri guhari, tuba mu binyoma. Imana itubabarire cyane. Umuntu ukeneye imbabazi z'Imana nazamura ikiganza tumwature imbabazi z'Imana. Zamura cyane, izamurire. Jya ubihorera mushiki wanjye, jya ubareka. Ariko abantu bigira abasirimu mu bintu byose, akavuga ati zubu aragira ngo umuntu azamure ikiganza muri aba bantu. Zamura cyane. Njye nabonye Imana abandi bayanze, nabugingo n'ubu iyo ngiye gusaba Yesu igitangaza ndamubwiraga nti ujye wibuka ko nakwemeye abandi bakwanze mu giterane. Ntabwo byibuka, Yesu agahita nkorera igitangaza. None rero dushobora kuvuga ngo abantu bihane, Yesu abaha imbabazi ukanga, n'ubundi niweho ukomeza guhomba, niweho wihombya. Kandi yari yakuzanye kuko yari yazanye n'aya magambo ngo uhure nayo wiyunge nawe. Sawa, Imana igumugisha. Komeza uzamure magira gucya, niba ubyemeye ku bwende bwawe ushaka imbabazi z'Imana. Nta wundi ushaka imbabazi, nta wundi ukeneye imbabazi z'Imana, nta wundi ushaka kwiyunga n'Imana. Ngo tugusengere cyane, Yesu akwiyereke, Yesu akubabarire. Nawe uzamuka umusozi ubwira abantu uti hahandi mwari munzi narahindutse ndi musha. Zamura ikiganza nawe Yesu akwiyereke, zamura ikiganza nawe Yesu aguhindure. Ibyari induru bihinduke impundu, ibyari induru bihinduke indirimbo. Ngwino tugusengera Imana, yizire tugusengera Imana. N'ubundi Yesu aje kutanga tarifu. Yaravuze ngo umunyabyaha umwe iyo yihanye mu ijuru bahita bacomeka ibyuma bagacuranga, hahita haba ibirori. Ni umwe yahereye kuri umwe, yahereye kuri umwe, yahereye kuri umwe. Dore uyu nguyu ashobora gutuma mu ijuru haba ibirori. Imana ishimwe. Kandi ntabwo azabyibagirwa uyu mugoroba ko ariho yakiriye imbabazi z'Imana. Sinzi bagigwigiye nakizwaga. Pfukamire hano tugusengera, nta wundi usigaye. Igira hino mushumba. Ishimwe. Nta wundi usigaye ngo tumusengere. Sawa, reka dusengere mushiki wacu arahagije. Yesu yasezereye abigishwa baja kurya. Operasiyo yarashaka yari yo gukorera nuriya muntu umwe, niwe wari wamwirije hariya kugira ngo amukorere, kandi birangira n'abandi bakijijwe. Bibiliya yavuze ngo benshi mu Samariya barakizwa, babwira Yesu ngo hatinde. Turagira ngo tugusabire imbabazi ku Mana, kandi Yesu agutindeho akwiyereke bundi busha, kandi tuzabyibagirwe ko wakijwe ku isaha ukakira imbabazi z'Imana. Zamura ibiganza
pasiteri umushumba gusengera. Imana igumuhe. Data twese uhoraho, mu izina rya Yesu Kristo, urakicaye ku ntebe y'imbabazi, dusengeye umuja wawe, yumvishe ijambo ryawe arakwakiriye, natwe turamusengeye ngo amaraso ya Yesu namweze, mugirane amasezerano mashya ubwo akugarukiye, abaye nk'uramusamariyakazi akabaje imbere yawe. Natwe turamusengeye, amazina ye yahanagure mu gitabo cyo kurimbuka, uyandike mu cy'ubugingo, kandi kuva uyu munsi ab'inshuti y'Imana, ab'inshuti y'ijuru, tumwatuyeho ibyiza, tumwatuyeho umugisha, tumwatuyeho amahoro, tumwatuyeho ibyishimo mu izina rya Yesu. Ibyo atabonaga uyu munsi abibone, umunezero atabonaga uyu munsi awubone, umugisha atagiraga uyu munsi abe umunyamugisha mu izina rya Yesu. Hamwe n'umuryango we baba abanyamugisha mu izina rya Yesu, kuko yakiriye Imana muri we. Reka agira agaciro atagiraga, reka abantu agira agaciro ku bantu batabonaga ko afite agaciro, reka buha agaciro kuko yakiriye Yesu. Urakoze Mana, urakoze kumubariye Mwami Uwiteka, ubwo akwakiriye sengeye n'ibyifuzo bye, umubere igisubizo, umubere Imana, nakubera umwana, naguhamagara umwitabe, nagutabaza umutabare mu izina rya Yesu. Reka muhindura umugisha, muhindura umugisha Mwami Mana yacu. Aburahamu yarakwakiriye, arakwemerera, namuha amasezerano, nawe tumusabiye amasezerano avuye mu ijuru. Urakoze Mana, ibyiza byose Imana imwifuza boneke bimugereho mu izina rya Yesu. Natwe nk'itorero tugukomeye mu mashyi tugushimira kuko habonetse umunyago, ni mu izina rya Yesu, amen. Agomba kuduha umuganura ku masezerano yacu dufitanye nawe, agomba kureba ibyo asubiza muri iki cyumweru, nawe ukazajya kumuganura, ukazasoza iki cyumweru cya Pentekote y'amasengesho y'iminsi 10 ku masezerano ufite, ijuru rikazaba rifite ibyo ryakemuye. Uvuga uti nanjye mfite amashimwe. Zamura ikiganza cy'iburyo, zamura ikiganza cy'iburyo. Uru rusengero ni rugari, ndagira ngo umuntu wese atera intambwe 3, aho zirangiriye niho turasengera. Utarabikora nta kibazo, fata ishakoshi yawe, fata Bibiliya yawe, fata telefone yawe, kuko abantu bari hano bose ntabwo babatijwe, kandi uyibuze ntiwayibaza umushumba. Turagira ngo Lomela sela bikona moriative, aho ngaho uhagaze niyo seta yawe ufashe. Bwira Imana uti Imana, Abisirayeli bajaga kuri Pentekote bari kwibuka igihe baryaga manu, ariko ubwira Imana ngo Mana, njyewe Pentekote nsanze nkiri mu butayu, nsanga njye mu gihe cya manu, ariko gira nanjye umpa umwero, umpa umwero, nanjye unyinjize muri gakondo yanjye. Kandi ni ukuri, iki ni icyumweru Imana yakoramo ibitangaza. Zamura ibiganza byombi aho uhagaze, aho uhagaze. Reba ibintu bitatu, reba ibintu bitatu bikomeye kuruta ibindi. Ubibwire Yesu, ubibwire Imana, uyibwire ngo Mana, dore natindanye nawe kandi mvuganye nawe, aya magambo uvuganyemo nanjye mfite ibyo nkubwiye. Reba ibyifuzo bikomeye ku murenge batakemura, no ku karere, no ku ntara, no kuri mini, no mu rugwiro batakemura. Birebe bikomeye, ubibwire Yesu. Le monde contre le vent ibasha gukora cyane biruta. Ngiye gusenga gake wizere kenshi, kandi izo ntambwe wateye birasobanura ngo iyi Pentekote aho igusanze ntaba ariho igusiga. Igusige wimutse, igusige wimutse. Imuka mu buryo bwo mu mwuka n'ubwo mu mubiri, kandi
ikwimure mu byiciro by'ubudehe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uri Imana. Dawidi yaravuze ngo uri Imana yumva ibyo usabwa. Nicyo gituma abantu bazazaho. Aravuga ngo ni wowe ugira icyo urema. Uri Imana. Niko wabwiye Yeremiya. Urakora. Ni wowe ugira icyo urema. Ufite imbaraga. Icyo uremye ukagikomeza. Haleluya. Ni wowe Mana. Babirambuye imbere yawe. Ni wowe Mana. Imana ishimwe. Aba bakobwa batindanye nawe. Haleluya. Aba basore ni weho batinze imbere. Aba badamu ni weho bashakaga. Marayika yabwiye abagore bari kumva, yabwiye abagore bari mu gashamba, arababwira ngo mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu. Urabizi ko nta wundi twashakaga. Urabizi abantu bateze amamoto baza, abantu bateze amatagisi vatiri, abantu baje n'amaguru. Ntuhinduka. Nta wundi bari baje gushaka. Ntuhinduka. Uracyakora. Ni wowe bashaka. Ni wowe twashakaga. Jewe navuye mu majyaruguru. Jewe navuye Musanze. Ari wowe nshakira mu Biryogo. Amen. Mwami, umutezi w'ikorasi yaravuze ngo ninde waje imbere yawe? Agataha kubonye. Agataha kubonye. Umubyeyi wabibaza, wabihamya n'uwitwa Hana. Hana yaje imbere yawe anyiganyiza iminwa, asaba ibintu mu isoko bidahari, asaba ibintu adafitiye ibimenyetso. Ariko ngo buce mu gitondo umuha icyo yagusabye, araza gushima, aravuga ngo icyo nasabye Imana nicyo yampaye. Rero ndasabira umuntu ugize icyo asaba kugira ngo Umwuka Wera amusabire, iyi komande ayicurukure neza. Ibyo dusabye Umwuka Wera akomeza dusabire, atunihira iminiho, avuga ngo Aba Data, Aba Data, Aba Data. N'igihe twe turaba twacecetse, Umwuka ntaceceke, akomeza asobanure iyi komande y'uyu mukobwa, akomeza asobanure iyi komande y'uyu mudamu, akomeza asobanure iyi komande y'uyu mugabo, akomeza asobanure komande y'uyu musore, avuge komande y'uyu mukecuru n'umusaza. Umwuka Wera ntaceceke, ntaceceke. Muvuge ngo ntaceceke. Umwuka Wera ntaceceke. Igihe turaba turi gutaha ntaceceke. Igihe turaba dusinziriye ntaceceke. Turyamye ntaceceke. Haleluya. Adusure abane natwe. Urakoze. Urakoze Yesu. Umwuka Wera ntaceceke. Akomeza dusabire. Ntaceceke. Akomeza dusabire. Ntaceceke. Akomeza ahagarara imbere y'Imana. Ntaceceke. Ntaceceke. Haleluya. Ntaceceke. Amina. Urakoze Mwami. Urakoze Mwungeri. Kurikije amakuru nakiriye nuko ibi bintu dusabye utazabikora kera, kuko hari ibyo yatangiye gukora. Ubu tukiri ku mavi, ubu tukiri ku mavi, ubu tukiri hano, hari ibyo watangiye gusubiza abadafite Mwami uko babayeho. Hari abo watangiye gusinyira imibereho. Mu byo dusabiye aha hari ibyo watangiye gukora, kuko umuntu wacu yaravuze ngo Imana iri mu kazi. Amen. Ubu kontorora ikintu cyose ku kindi. Abantu bafite kwizera, bizeye kuri Imana ikora, bizeye ko ibyo bakubwiye bakabyizerera mu ijambo. Waravuze ngo ibintu musabye muri nje, nanjye nkaguma muri mwe. Mwizere ko ibyo musabye mugize gute? Mubihawe. Mubyingingire, mubishimire. Reka tugukomera amashyi kuri Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Abaje barwaye, abaje barwaye nibakire. Abafite ibibazo by'imibereho nibayibone, abafite ibibazo by'amashuri nibayabone, by'ubushomeri nibabona akazi. Uri Imana ikoze ibitangaza muri aya masengesho.
turakubonye mwami. Kubw'ibyo umuntu wese ufite icyo akubwiye n'umugezaho igisubizo azamenya ko yabisabye, azamenya ko yabikubwiriye mu Biryogo zari saa 3, azamenya iminota yabivugiyeho. Romerie soma de table traveriance mande control timebe do vestire poriena. Urakoze Nyiringabo, urakoze mahoro yacu, urakoze sambi Imana yacu, Imana yacu, Imana yacu. Urakoze mwana, urakoze waraje kora, urakoze kandi kubw'igitinyiro cyawe n'igikundiro cyawe. Iyo uvuze ubugambiriye ko umuntu wese aronka, umuntu wese atahana umugisha, n'uyu nguyu mwami tumuhaye umwanya yiyunge nawe. Niba umutima we umenetse akaba yumva neza ko atataha uko yaje, mwami shinzira umuhaye pasi nk'iyo haye Yuda, umurinde gutsindwa, umurinde kuwutera umupira mu bafana, ahubwo yigwaneho kugira ngo araranize imbabazi mu izina rya Yesu Kristo, amen.